Reka nongere mbasuhuze kandi mbifuriza ibyiza, mbifuriza umwaka mushya 2022 tugiye gutangira. Turimo turawusoza, twanyuze muri byinshi, twakoze byinshi bitandukanye, arabo byahiriye, harabo bitagenze neza. Mukomeze kwihangana, wenda umwaka utaha wa 2022 bizagenda neza. Akanya rero turi kuvugana ndi mu muhanda ntahamva mu kazi, ariko mbonye inkuru ndavuga ni iyi nkuru reka nyene nyiganiriza abakunzi ba Iris TV. Wenda batabimenye babimenye, ababimenye nabo ngira uko mbivugaho kuko ni inkuru navuga ko ku rundi ruhande ishobora kuba ari incamugongo kuri social media hano mu Rwanda. Ni nabyo kuko ni incamugongo. Umusore bita Yago mu minsi ishize yamaze icyumweru adakora, abantu bagatangira kwibaza se Yago yabaye iki. Nakoze ikiganiro na Yakana Inyogoye, ndabyibuka abantu benshi batanze comments kubera ko yaba Inyogoye ni bamwe mu basore bagiranye ibihe byiza na Yago, batangira gukora comments nyinshi ngiye birananyobera. Yago yabaye iki? Yago mwamushyize he? Yago yarwaye? Ibintu bibazo. Ariko Yago ndamwandikira nk'umuvandimwe no mwase, Yago bimeze bite? Uko urakomeye? Ati sawa ndakomeye. Ati se ko mbona abantu bari kukubaza cyane Yago, hari ikibazo gihari? Ati sawa nta kibazo gihari. Ibyo turabyihorera. Biba byiza, biba amahire. Haciyemo iminsi ngahe dukoze icyo kiganiro, Yago koko nkuko yambwiye ati ibintu n'amahire, ntugire ikibazo umuhungu wanjye Jado, mbona aragarutse. Ndishima, navuga ni gobe. Muvandimwe nashaka kuba yafashe akavakanse cyangwa se yarwaye ntitubimenye. So ndavuga ni ibintu ni byiza. Ubwo umuvandimwe agarutse akomeza akazi, bigenda neza, biganarongera aterekaho. Ariko inkuru rwose nzi kuntu mugenzi wanjye turi kumwe hano afunguye Instagram, turi kugenda tuganira, ndangije mbona inkuru rwose imaze iminota itari mikeya 40 wenda sinzi igihe aka kantu ngiye kubasharinga muri bukabonera, ariko nyina yinyibonye imaze iminota 30 asharinze kuri Instagram amagambo akomeye. Numva nge binkoza hano kwande rumwe byambabaje cyane pe, vuga se kubera iki? Ariko ku rundi ruhande binyereka n'irindi somo. Vuga se iki kibuga turimo nuko bintu bimeze, hari abantu bashobora kwifata bakagira gutya, bakajya inyuma y'umuntu runaka bakavuga ati zidushaka gukora, cyangwa se bakagira uruhare mu kuba atari kubasha gukora. Ngira ngo amagambo wenda mbere uko tubigarukaho mu buryo bwimbitse reka tuyasome. Yanditse ati bushize byarabaye ndaceceka, ariko aho bigeze reka mumenye ukuri. Kuva uyu munsi kugeza igihe nazi, Yago TV show ibaye ivuyeho kubera umuntu urimo kutwifuriza kudakomeza kano kazi mu nyungu ze bwite. Kugeza na n'ubu tutaramenya. Abakunzi bacu mwihangane, wabikoze Imana imuha umugisha. Ntabwo byoroshye. Uwo muntu byatumye dutangira kwibaza se byanga bikunze kereka ruwa bapfa amasambu cyangwa bapfa amafaranga cyangwa wenda bakaba ari ikindi bahuriyeho, ariko ibyo biramutse bihari ntabwo yavuga ngo ni ku nyungu ze tutazi. Donc birashoboka ko uwo muntu nanone ashobora kuba ari umuntu wo muri field turimo. Swat ashobora kuba ari kubona ko muvandimwe ari urwego arimo aratera, akaba ari uburyo mubangamira mu kazi. Nabyo birashoboka. Gusa umuvandimwe yavuze ngo ni inyungu ze tutazi. Harimo ikibazo. Nanone nkanyongera nkavuga n'uwo muntu aramusare wo muri industry turimo ari uguhangana, Yago yakabaye abibona nk'umuntu mukuru, kereka aramutse ari ukurenzaho akavuga ati ni inyungu ze tutazi. Ariko ari umuntu ari muri industry, Yago ndabizi ko ari umwe mu basore bataripfana, iyo babonye ikintu barakivuga,
yakaba avuga ati ni umuntu duhuje umwuga ushaka ko ntatera imbere cyangwa ushaka kunsubiza hasi. Ubwo n'ubusesenguzi bwanjye, ibitekerezo byanjye biri aho ngaho. Gusa burya ukuri iteka kuratinda ariko niguhera, guca muzika ariko nigushya. Igihe kizagera tumenye who is that. Bidukundiye ariko kugeza ubu sintekereza ko niba ubwe atakuye mu kanwa ke ngo abivuge kuri Instagram n'izindi mbuga nkoranyambaga za Twitter akoresheje atangaza ibi, ngo abyerura bivuge ngo ni kanaka. Sintekereza ko kakanya muhamagaye kuri telefone ngo tubivugane yabyerura kuri Iris TV. Gusa ikiriho cyo beza zabyerura igihe nikigera, reka tubitegerezeho gatoya. Gusa mu minsi ishize yaravuze ati aka kazi turi gukora, iki kibuga turi gukiniramo, hari abantu batanyifuriza ibyiza, hari abanega abakobwa, hari abamvuga nabi, hari abansha intege, hari abanega imitego igiye itandukanye. Akavuga ati ariko nzakomeza urugendo. Akongera avuga ati nimbona byanze, ngewe n'ibi bintu turi gukora, nyiri itangazamakuru turi gukora, narireka nkarivamo aho kugira ngo nzagire ibibazo n'abantu. Icyo cyo niko kuri yagize kubivuganyira mu minsi ishize, aho yigize kuvuga ko ari abantu bamugendaho muri no industry bakamurwanya mu buryo bugiye butandukanye. Rero sintekereza ko wenda aribyo byaba bikiriho. Ntekereza ko ibyo bishobora kuba byararangiye ari past, kuko amakimbirane yari ahari runaka yaba yarashize icyo gihe. Rero reka tubitega amaso. Gusa niba Yago TV show ntawashidikanya kuvuga ko yari ifatiye runini abantu benshi, by'umwihariko abo muri entertainment hano mu Rwanda, abartiste benshi batandukanye, abantu muri no showbiz. Yago yagiye afasha benshi, kugira ngo muribuka Yago aha Fireman miliyoni mu rubanza ngagire icyo byamufasha. Igihe ari mu rubanza ashaka kugira ngo agire icyo yamufasha, muribuka byinshi yafashije umugabo bita Yaka. Mu by'ukuri ntekereza ko kubura Yago TV show ni igihombo gikomeye, umuntu yabishidikanyaho, ariko nanone tukizera ko bishobora kuzaba ibintu bitazamara igihe kinini, kubera ko shene iriho nk'uko bigaragara. Nagumye isura ndeba, nkabona shene ntago yabaye suspended cyangwa se ngo ikurwe nk'uko byajyaga biba kuri shene ya Sabe, ugasanga hajemo ibibazo ku Isimbi TV, shene bivuyeho donc yongera kagarukaho. Kuri uyu munsi rero Yaga ariho. Ikigaragara amakimbirane nubwo yaba ariho nagashingiye ku rubuga rwa YouTube ngo rube rwamukuraho cyangwa se rwagira ibindi bibazo rumuteza mu buryo bwa strike cyangwa ikindi. Ikigaragara ntago shene nta bibazo bikomeye byo muri tekinike ifite. Rero reka tubitegereze. Icyizere wenda twakwiha nuko Yago azakemura ibibazo n'abari kumurwanya cyangwa se no mu rutamwifuriza ibyiza. Gusa yavuze ngo ni umuntu. Birababaje, ku ruhande rwanjye birababaje, n'umuvandimwe Yago nabyumva yumve ko bibabaje. Twese tuba turi kurwana urugamba kugira ngo twiteze imbere nk'abasore bakiri urubyiruko bakizamuka, ariko iyo hajemo ibibazo nk'ibi ngibi mu by'ukuri bica intege, ndetse bigaragaza ko rimwe na rimwe hari abanyarwanda bagifite urwango mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka nsoreza aha, mbashimire mwese mwadukurikiye muri kino kiganiro. Inkuru nabagezagaho niyo, mukomeze mudukurikire dutere imbere bishoboka, abadushyigikira mu dushyigikire nta gucika intege, kandi abasengera Yago mu musengere twizere ko igihe kizagira akagaruka. Mukomeze mugire ibihe byiza.